waba ushaka kumenya uburyo bworoshye bwo gukorera amafaranga online nta gishoro na kimwe bigusabye. Abantu bagiye babeshya bakabeshya abandi bakabeshya, ariko uyu munsi ngiye kukwereka application 5 ushobora kwesitara muri telefone yawe icyarimwe, ukaba zose wazinjizaho amafaranga nta kintu bigusabye, nta ma VPN, nta kintu na kimwe bigusabye, nta gishoro biragusaba, birajya bigufata umwanya muto cyane. Gusa ikibazo, ayo mafaranga aza mu madolari. Ese witeguye kurya ayo madolari? Ese witeguye kurya ayo madolari? Niba witeguye kurya amadolari, uri kubona aka kantu uri kukabona? Muraho neza nshuti zanjye, nk'ibisanzwe nitwa Yves Kata. Uyu munsi ngiye kukwereka application 5 ushobora gukoresha winjiza amafaranga wibereye iwawe cyangwa se wibereye ku kazi kawe ka buri munsi, kandi bitagutwaye iminota. Iminota byagiye bigutwara ni iminota 10 ku munsi. Ibaze aho waba ukora hose, sinzi ko wapfa kubura iminota 10 ku munsi. Reka tugende na application ya mbere. Application ya mbere ushobora gukoresha winjiza amafaranga online bayita Remotask. Iyi Remotask ni application baguha gukora amatask, bakaba wenda baguha nko gukora task, bakubaza ikintu kiri mu ifoto cyangwa se amabara ari mu ifoto bakweretse. Ati bikora gute? Urugero, bashobora kuguha nk'ishyamba riteyemo igiti cy'imyembe, bakaba bakubaza ati muri ibyo biti byose biri mu ishyamba ni ikihe giti kirimo cyihariye, ni ikihe giti kirimo cyihariye kandi abantu bakunda cyane. Nawe uhita ukibona ako kanya bitanakugoye. Uhita ubona ko ari igiti cy'imyembe, bakakubaza amabara yacyo, bakakubaza imbuto ziriho. Ntabwo byakunanira kandi bafite features ziri no mu Kinyarwanda. Ku muntu wumva Icyongereza cyane nawe yazikorera amafaranga menshi cyane. Reka nkwereke, reka tugende na application ya kabiri. Application ya kabiri tuyita Sweetcoin. Sweetcoin ni application iguha amafaranga kubera kugenda gusa. Iyi Sweetcoin ni application ubundi ihira cyane abantu bakunda kugenda. Ati gute? Iyi application barakubwira ati genda aho wagiye utembera hose, ugende uzana amafoto yaho yose. Bashobora kugusaba nk'amafoto 5 ku munsi, kandi ifoto imwe kuyaploadingaho ibihwanye n'amadolari 20. Bashobora kukubaza ati twereke ifoto y'ahantu hari igishanga, cyangwa se ifoto y'ahantu hari Amabrus Park cyangwa se Artebis, ukaba wayaploadinga bakaguha ayo mafaranga yose, cyangwa se kuma airport cyangwa se kuma playground atandukanye. Iyi application niko ikora, iyi twita Sweetcoin. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga application twita User Testing. Iyi User Testing ni application yoroshye kandi ushobora kubyaza umusaruro ukorera amafaranga menshi cyane. Iyi User Testing ni application ikoreshwa mu gutestinga izindi application mbere yuko zisohoka. Ati gute? Bigenda gute? Reba nka Facebook mbere yuko bayilaunching cyangwa se mbere yuko abantu benshi bayimenya, ibanza guca hano muri za User Testing. User Testing rero ikintu iyo ikora, baguha task bakakubwira ati twazanye application nshyashya, wowe ugiye kugenda uyitesting, ugafunguraho account. Tuvuge wenda nka Facebook nyine, ushobora kuba nkureba nk'ukuntu tuyizi. Kugira ngo uyikoreshe ugomba kuba ufiteho account, kandi uyikoresha upostinga amafoto, ucommentinga, uchatinga. Uragenda naho ukagenda uchatinga, ukanakomentinga, ukanapostinga. Ariko mbere yuko iyo application ijya kuri za Play Store cyangwa se kuri Apple Store, wowe ukabanza ukayikoresha mbere. Uko uyikoresha kenshi niko bagenda baguha amafaranga menshi. Application ya kane tuyita Clickworker. Clickworker ikora ite rero? Iyi Clickworker ni application yagenewe gutoza za AI cyangwa se za Artificial Intelligence. Iyi ngiyi ukuntu ikora, wowe ugenda baguha ibintu, ukagenda wegeranya ibintu bisa, cyangwa se ukaba wakaplodingamo nk'ifoto y'umuntu uri guseka. Okay, reka mvuge nk'amatask wenda bagenda baguha. Urugero, bashobora kukubwira ati uploading ifoto y'umuntu uri guseka, ugaseka ifoto uri guseka ukayaploadinga.
bashobora kukubwira ati fotora ifoto irimo ibara ry'umukara, ubururu n'umweru, ukegeranya inkweto, amashashi cyangwa se ibikarito birimo ayo mabara bakubwiye, ukaba wabifotora ukabyaplodinga. Kandi iyi ni application yizewe ushobora gukoraho amafaranga mu gihe gito cyane, application ya gatanu ari nayo ya nyuma tuyita Mist Play. Iyi ni application yo yagenewe gutoza amagame. Abantu bakunda gukina amagame yo iraborohera cyane. Reba urugero wenda rw'amagame tugenda dukina muri telefone, nayo mbere yuko aronshingwa iyi application ibanza kunyuramo ziriya game dukina mbere yuko zijya hanze, abantu bakaba bazikina ariko nyine mbere yuko zisohoka. Izi application amaze kubabwira ni uburyo bworoshye cyane. Izi application ushobora kuba wakorera amafaranga arenga 300,000 wazikoze neza, kandi izi application nta nimwe itwara iminota irenga 10 ku munsi. Ushobora kujya ufata iminota irenga 10 cyangwa se ushobora gufata iminota 10 ku munsi uri gukora izi application, wuzuza amataske cyangwa se amasave baba baguhaye, ukaba nawe wakorera ayo mafaranga hejuru y'undi mushahara usanzwe ukorera. Gusa niba nta kazi ufite nabwo naka ni akazi. Ese haba hari application muri izi ngizi nkubwiye wigize ukoresha? Niba nayo binyandikire muri comment, niba ihari nyandikire muri comment, kandi usangize bagenzi bawe iyi video, uyilikinge una subscribing. Ciao.